iki ni ikiganiro ejo. Ibihe byiza kuri mwese mukomeje gukurikira gahunda za radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira ku murongo w'104.3 FM. By'umwihariko tukaba tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo, ikiganiro mutegurirwa kandi mukanagezwaho n'umuryango Ejo Youth Eco ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Nje muri kumva kuri mikro ndi Karemera Patrick, mbahaye ikaze. Ubundi mu miterere ya muntu habamo gukosa cyangwa se kurenga ku mategeko. Ukosheje ahanwa mu buryo bungana n'uburemere bw'icyaha aba yakoze. Iyo umuntu ahamijwe ibyaha n'amategeko ahantu henshi ku isi, igihano gihuriweho batanga no gufungwa. Imwe mu mpamvu ituma abantu bakoze ibyaha bajyanwa mu bigo ngororamuco ni ukugira ngo bigishwe ndetse kandi banahindurwe mu mico no mu myitwarire, by'umwihariko kubera abandi urugero. Aha niho dusanga imvugo ivuga ngo uwari Sawuli yahindutse Pawulo, aho bashaka kuvuga ko uwagiraga imyitwarire mibi yaje guhinduka akaba intangarugero, atakigendera mu bibi byamuranze nyuma yo kugororwa. Gusa nubwo bimeze gutya, hari abantu bamwe bagumya kurebera abakoze ibyaha bagafungurwa mu ishusho ya bya byaha baba barakoze, nubwo bwose baba barabihaniwe kandi bakanagororwa, bityo bigatuma abo barangije ibihano baterwa ipfunwe n'uko sosiyete ikomeje kubafata muri ya ndorerwamo y'ibyaha baba barakoze. Mbere yuko twumva inkuru irambuye kuri iyi ngingo, munyemerere mbanze nakiri mugenzi wanjye Pazubagira Fridaus abanze atugezeho bimwe mu bitekerezo mwatanze mu kiganiro ejo cyushize. Nge ndagaruka mu kanya. Mugenzi wanjye Patrick arakoze ko mu mwanya. Tugeze mu mwanya w'ubutumwa mudusangiza ku ngingo zitandukanye tubaganirizaho mu kiganiro ejo. Ingingo y'ubushize twaganiriyeho yagarukaga ku nzira umuntu wakoze ibyaha akanabihanirwa yanyuramo kugira ngo hanagurweho ubusembwa. Mu butumwa bwinshi twakiriye, reka dore kubw'umukunzi wacu aragira ati: nitwa Bugingo. Kuri iyo ngingo yo guhanagurwaho ubusembwa kuba hamwe n'ibyaha, muzakora ubuvugizi. Nk'ubu nge nagizwe umwere maze imyaka 8 ndi muri gereza ndengana. Nyuma yo kugirwa umwere nisanze narangiritse muri byose, nta byiringiro byo gutera imbere ngira. Leta yari ikwiriye kujya idufasha gutangira ubuzima bushya tuba twinjiyemo. Bamwe tugera muri sosiyete tukisanga turi munsi y'umurongo muzima abandi barimo, bigatuma tubaho nk'ibyihebe. Nukuri ni mudufashe. Ubundi butumwa dufite bw'umukunzi wacu aragira ati: bakuzi b'ikiganiro ejo muraho neza, banje kubifuriza kuzasoza neza umwaka wa 2023 no kwinjira mu wa 2024 amahoro. Urakoze cyane. Natwe reka tukwifurize kuzagira umwaka mushya muhira wa 2024. Uyu mukunzi wacu arakomeza agira ati: ni Ferdinand Ukwishaka, barizwa mu karere ka Bugesera. Nge mbona guhanagurwaho ubusembwa biba mu mategeko gusa, naho muri rubanda biratinda kumva ko umuntu yaretse burundu ibibi yakoraga cyangwa yakoze. Urugero nabaha nk'abahamwe n'icyaha cyo gufata ku ngufu, iyo atambutse ahantu wumva bamuryanira inzara ngo rubebe nguwo mwigize y'abana. Ibyo rero bikanira kumva ko ubusembwa budapfa guhanagurika ku muntu, keretse gusa abaye yarimutse nibwo byapfa koroha. Mwakoze kubana natwe muri ubu butumwa tubashije gucishamo amaso. Aha, Fridaus arakoze cyane kutugezaho ubutumwa mwatwandikiye. Tunakomeje n'ikiganiro ejo cya none, rero turi kuganira ku ngingo ivuga kuri bamwe baterwa ipfunwe n'uko sosiyete iguma kubafata muri ya shusho y'ibyaha baba barakoze kandi baba barahindutse mu myitwarire ndetse no mu migirire yabo nyuma y'uko baba bamaze kugororwa. Munyemere rero nakire mugenzi wacu Nkurunziza Pacifique, twumve bamwe mu baduhaye ubuhamya by'uko baterwa ipfunwe n'uko bafunzwe bakagororwa, ariko sosiyete ikaba ikiguma kubafata muri ya shusho cyangwa se muri ya ndorerwamo y'ibyaha bari barakoze. Ingabire Jean Claude ni umuturage wafunzwe azira gukoresha ibiyobyabwenge. Uyu mugabo uri mu kigero cy'imyaka 40 y'amavuko avuga ko agifungurwa byamugoye kugira ngo abaturage bongere bamwisangemo. Cyane bitugiraho ingaruka cyane. Tuza gukatirwa n'inkiko. Perezida wa Repubulika aza kuduha liberation dukoze nk'imyaka nk'itanu, duhaye imbabazi bitewe no kuba yenda twaye neza kirebetse, tukaba turi kwigisha abandi baturage bakirimo ngo bakivemo, kuko bidutera ipfunwe kuba twariswe abarembetse, ariko byazanye igihombo cyane. Urufite inka yarayigurishaga kujya bamusure, urufite ihene yarayigurishije, urumva nk'umuntu asize umudamu asigara agakora wenyine, urumva imirimo yahise iba myinshi, akazi karapfa, ahantu hakoraga babiri hagasigara bakora umwe, ni ikibazo. Kugeza ubu se ukurikije
uko wabibonye wararekuwe sosiyete yakwakiriye ni ipfunwe bitewe n'ukuntu nahombeyemo ibintu byinshi byanjye nari mfite kubera yuko izina bita umurembetsi ni izina ribi cyane abantu nabonaga bashaka kuntinya ntiyarijye nacaga nk'ahantu wenda sinabarebye mu mutima ariko ukabona bagutekerejeho ugakeka ko baba bagutekerejeho nk'iki wenda wakongerwa gukora nk'ibyo wakoraga ubona nyine umuntu ukurebye neza n'ukurebye nabi ntiwamuyoberwa niwasigaranaga nk'ikibazo ku mutima ukumva ko wiyanze ariko ntubivuge ababivuyemo ubu ngubu ariko nyine bakifite rya pfunwe nk'iryo wari ufite nawe ugitaha ni ibihe bikorwa wumva bakora kugira ngo nyine bagarurirwe icyizere nk'icyo wowe wagaruriwe? Ababivuyemo bakagombye kwiyegereza abaturage bakigisha n'abandi babitekereza nabo kubivamo bakabana neza na sosiyete nyarwanda kongera bakagirirwa icyizere bakagarura ubunyangamugayo nk'uko natwe tugenda twabugaruye tugafata inama kwigisha abantu habaye izi nama z'abaturage ugatanga nk'ubuhamya ukabigisha bakabireka. Bamwe mu baturage bo mu murenge wa Rwerere mu karere ka Burera bavuga ko impamvu batagirira icyizere abarikuwe barangije ibihano akenshi ari uko bava kugorora batarahinduka. Nuko ubona uko yagiye ariko agarutse naho agarutse ukabona hari ikintu cyahindutse nawe umufata neza ukamuha ibyo akeneye akenshi arega bakunda kuja muri ibyo ari uko ibyo bashaka batari kubibona. Giye baramufunze none ikibazo duhura nacyo cyane nubwo bamutwaye kugira ngo tubone ko bagiye kumufunga agahinda gashira ugasanga n'ubundi baramutwaye kandi wenda yabikoze kubera urugwamo afite nta nizenga ngagaruke hari icyo abonye yo wenda cyatuma ahinduka ugasanga aragarutse none agumye muri bya bintu ugasanga ibintu bigumye gutyo. Abiyo niyavuyeyo ugasanga akomeje kugira imyitwarire itaboneye naho rwose ntabwo twanirwa kumwakira ahubwo nuko habiyo yongeye akaja mu ukabona koze ibindi bintu bitari byiza niyo kibabazaga abaturage. Kutamwiyumvamo nk'ubu antwara igitungo birangiye ayitwaye baramufunze nta ntibayindishye ahubwo aragarutse yongeye yibye nundi ntacyo babimase. Wamwizera utari ntago wamwizera umujura ntago umwizera. Umuntu nabonye ni umuntu umwe wari Kabingo witwa Mwene Nizeye niwe wagendanye na gahunda n'ubu ni umufundi ubakorera i Kigali yavuyeyo yiyubakira inzu nta kibazo afite ariko abandi bose mbonaga wagira ngo sinzi ibintu babahaga hari bagezeyo ugasanga barahindutse sinzi abonzi bina. Iki kibazo cyo kutagirira icyizere bamwe mu bahamwa n'ibyaha nyuma bakerekurwa ntikiri ku baturage gusa kuko bamwe mu rubyiruko rwagororiwe mu kigo cy'igororamuco cya Iwawa bavuga ko hari na bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze batabizera. Uyu ni Ndereyimana Alexandre na Munyaneza bagororewe Iwawa. Nk'imbogamizi tuba dufite akenshi twe twarahindutse ubu nakubwira ko twahindutse kuko duhura n'abafashamyumvire benshi tuvayo twarafashe umwanzuro wo guhinduka tugerageza no gushaka ibyo dukora bikadutunga ariko babayobozi duturanye nka ba mudugudu ba mutekano ndetse n'abashinzwe n'inkeragutabara muri rusange uko bari bakuza imbere niko bakomeza kukubara ntabwo bemera ko wahindutse niyo mbogamizi dufite ntabwo batwakira rwose ngo bamenye ko twahindutse niba ari ibimenyetso babura simbizi kuko bamusanga baradufashe badukoye i Kigali hari ukuntu bora bakwepye akaba hashize nk'imyaka nk'ibiri cyangwa imyaka 3 utabana nabo warasize none utitwaye neza wowe wava ku kiwanje kuko n'ayandi mahitamo udafite ahandi ho kwerekera ukajyayo bitewe n'iki na bwabukene ugasanga ufite ipfunwe ryo kugira iki ryo kubana nabo. Ni mu gihe bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze nabo bemera ko hari imyitwarire ya bamwe muri bagenzi babo itakariza icyizere bavuye kugororwa. Uyu ni Mwambutsa Amani Wilson na Hatumimana Concorde bombi ni abanyamabanga nshingwabikorwa b'imirenge mu karere ka Burera. Turamutse umuyobozi afata umuntu wavuye mu kigo ngororamucyo ubwacu ni ngorora nyine kiragorora hanyuma akajya gufata wa muntu wavuyeyo nk'umuntu wananiranye ntago byaba ari byo ariko muri sosiyete ntago hashobora kubura umuntu wananiranye ariko nanone uko mwakiriye ubwabyo bishobora gutuma asubira muri za kondisiyo yararimo ariko abayobozi baba bakwiye kwakira bari abantu bavuye mu bigo ngororamuco ahubwo by'umwihariko bakagerekaho umwihariko wabo kuko ni nk'umuntu navuga uba waragize ihungabana nk'uko mwabivugaga ntawahakana ko iyo myumvire itarimo ariko iyo myumvire irimo nitwe dukwiye kuyirwanya. Icyo nahacu n'ubundi nk'ubuyobozi
kuba twakora ubukangurambaga kugira ngo bumve yuko baba baragiye kugororwa kandi bagororotse, kugira ngo yanumvire yo kuvuga ngo ni babandi bavuye iwawe n'ubundi ntabwo bahindutse, kandi ngira ngo banagira siroga ivuga ngo wari Sawuli yabaye Pawulo, ahubwo bakagombye kureba bati se koko barahindutse cyangwa ntabwo bahindutse, ariko guhita babona ngo ubwo n'ubundi ngo ntabwo yahindutse, iyo myumvire ntabwo ariyo ibikwiye guhinduka, ariko bamwe barahari babivuga. Namwe myumvire murayibona? Tujya tuyibona kumva nka mudugudu ngo bagiye kutuzanira babandi ngo basa hari barahindutse, ariko kumva yuko bahora bashidikanya, ahubwo icyiza nuko babarebera ku mbuto zabo. Dr Gasana Sebastien, umwarimu muri kaminuza wigisha ibijyanye n'imibanire y'abantu, avuga ko kugira ngo sosiyete igirire icyizere abarangije kugororwa ari ibintu bitahita biza vuba. Ni ibintu bisaba umwanya, kuko buriya iyo umuntu yagutereye icyizere biragorana kugira ngo icyo cyizere cyongere kigaruke, ariko umuntu ashobora kurangiza ibihano akaba yanahinduka, ariko kugira ngo umuntu ahinduke uzemere ko yahindutse nabyo hari byinshi bisaba. Ni ukuvuga rero ngo yaramutse asubiye muri ya sosiyete ntimwakire, ni ukuvuga ko bitegereje kureba ko koko wa muntu yahindutse, kuko tuvuge nk'umuntu waje nko kukwiba, iyo yakwibye akagenda wenda agafungwa, wenda akaba yanasubiza cyangwa se yakwishyura ibyo yibye, ariko biba bivuze ngo nanagaruka ushobora gutekereza ko ubundi mbere ko namwizeraga akaba yaranyibye, aho nongera kumugarura ntazongera akanyiba. Icyizere rero kugira ngo wongere kucyubaka ni ibintu bifata igihe. Nkaba numva ku ruhande rumwe iyo sosiyete ishobora kutakira umuntu ako kanya, ariko nkaba navuga nti n'umuntu nabwo ashobora no guhinduka, ariko kugira ngo ahinduke n'abandi babibone biba bisaba ibindi bikorwa, ntabwo ari amagambo gusa, ariko bisaba ibindi bikorwa bishimangira ko umuntu yahindutse. Kandi mu byo tureba hanze aha ngaha muri gihugu cyacu, hari abantu barangiza ibihano byabo bagasubira muri sosiyete bakagaragaza ibikorwa byiza, noneho sosiyete ikabakira ariko imaze kubireba ko bahindutse koko. Ibyo rero birashoboka, ariko hari naho bigorana, hari naho bisaba igihe kugira ngo umuntu yongere asubire muri sosiyete kandi nayo imwizere. Birasaba uwuhe mukoro kuri wa muntu wifuza ko sosiyete yongera kumwibonamo? Umukoro ni uguhindura imibereho, ni ibikorwa, ntabwo ari amagambo gusa, ni ibikorwa, kuko abanyarwanda turavuga ngo kora ndebe irutavuga numve. Iyo abantu rero babonye ibyo ukora kandi ukabikora nta gahato kakuriho, byanze bikunze na waba wundi wari ufite ingingimira cyangwa utemeraga ko ibyo uvuga ari ukuri, amaherezo bigira aho ngaho akabyemera. Iyo ibikorwa bidahari biragoranye kugira ngo sosiyete izamwemere, ariko ibyo bikorwa ubwabyo nibyo bihindura iyo sura mbi ikaba yabanziza ko umuntu ukora nabi ashobora no gukora neza. Byose rero birashoboka. Bimwe mu byaha abaturage bagarukaho bituma batagirira icyizere abafashwe bakabihanirwa harimo ikibazo cy'ubujura, gucuruza no gukoresha ibiyobyabwenge, gukubita no gukomeretsa, ndetse n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Nkurunziza Pacifique kubw'ikiganiro Ejo. Abakunzi bacu rero mutubwire, ese ni iki gituma abantu bamwe batagirira icyizere abakoze ibyaha bakabihanirwa nyuma yo kurangiza ibihano baba barahawe? Muratwandikira munyuze kuri nimero yacu ariyo 0787581411 cyangwa se muratwandikira munyuze kuri nimero yindi ariyo 0728028232, ndetse kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram ndetse na Twitter yaje guhinduka X, hose no kwandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe, ubundi udusangiza igitekerezo cyawe. Mu gihe muri koreza ibitekerezo byanyu mu kiganiro Ejo, tugira akanya ko kubagezaho ikinamico, aho ubu turi kubagezaho ikinamico yitwa Tambagira utekanye, igamije kwigisha abatuye akarere k'ibiyaga bigari kumenya neza uruhare rwabo igihe ibihugu byabo byaba byagiranye amakimbirane, ndetse kandi no kumenya neza ihohoterwa rishingiye ku gitsina icyo ari cyo. Tukaba tugeze rero ku gace kacu ka kabiri, reka tukumve ubundi ngendagaruka mu kanya. Duheruka nkuru nziza asahura urugo rwajyana ku nshoreke, Ana Mariya yagira ngo aravuze undi agakubita. Bisangwa nawe yiyemeje kumenya ibijyanye n'ibikorwa bya ruswa ise Alfred asaba abagore n'abakobwa mbere yo kubaha akazi muri kampani ye. Ubu bimeze bite? Nimukurikire umukino. Ariko za ufite ikihe kibazo? Ese kuki nkubajije icyo wabaye buri gihe aho kunsubizurira? Ibibazo Patrick. Mfite ibibazo byinshi bituma umutima wanjye uhora uremerewe. Bimeze gute se?
wazubona ndi inshuti mbi ku buryo utabimbwira ngo nkugire inama koko. Zahabu mtoto wa kuzaliwa mu gatako. Biko hai. Mbabara uceceke nduritinya isaraje kandi uramuzi utugambo twe. N'ubundi nandi cyatubonye. Ubwo rero murancabiranye ngo ntago nabumvise. Wumvise iki tingi? Asha. Akundi tingi. Iyo nyibutsa ko ndi umunyagatako ugamije. Nk'ibyo byose. Yakubabaje se nabyo Zahabu. Ninadanganya se basi. Ntago turuka mu gihugu cya Gatako. Acha bungu wallahi bidavyo bikubabaje. Nabyo wabyongera ku bibazo bisanzwe bikuriza. Ubundi si ibisanzwe bimuriza n'ibihe tingi. Zahabu musibire wabigizunguka. Arega wagiye urahangayika Patrick nawe ngo nyire mama wanjye gafite ibibazo peti awujue ararizwa nuko siriye gatatu mu mwaka umwe. Bagirika gusaza. Benye barisoma kanaye. Banatafa examen. C'est vrai sûrement. Ariko wagiye uvuga ibyo watekereje wabanje no gusesengura. Reka mbareke nitari wacu mwire hakirikana. Abanyaganda waruzanye. Nabasoboka mebwanyusha. Dije sinabava mu nzara. Patrick. Toka kure. Reka n'uwo munyagatako mane ngwino dutaye. Jumvana imi. Kache mu njia peti. Acha we. Jumvana imyumvire yawe upfuye tingi. Acha. Ahubwo we nunteze bene wacu ngo uvuge ko narindi kumwe na Zahabu. Injira. Naramutse directe nari mbitabye. Injira wicare kuri iyi ntebe ndi imbere. Nahageze ryari se ko ntigeze numva imodoka. Ibyo byihorere niko nire. Karame. Ko ntigeze mbona raporo y'iki cyumweru dushoje utegereje iki? Nari nararangiza kuyikora boss. Nanone urongeye kweri? Tujuna ntarangiza kuyikora nibyo jambo iri guhora mu kanwa kweri? Niko wabujijwe niki? Erega boss munkoresha akazi kenshi yaba kari ngombwa nakatari ngombwa bigatuma hari zimwe mu nshingano zibigenderamo. Subiza ibyo nkubajije icyumweru gishize wakoze iki? Nubwo mubyirengagiza ariko mwakabaye mwibuka neza ku cyumweru gishize twarajyanye muri mission y'akazi. Uburyo mwansabaga kubitaho byari bigoye ko nabifatanya n'akazi rwose. Kandi aho tuviriye mu kazi nagombaga kwegera musaza wanjye nkamenya ko nta kibazo yigeze agira mu gihe ntari mpari. Abagore we mundya mu bwonko nkabura uko ngira. Ndakubaza akazi ukampa impamvu zo kwinezeza. Kumva se nyine twari kumwe nje nigeze mpagarika akazi. Wakagombye kunyitaho utibagiwe n'akazi kakuzanye. Urumva? Mumbabarire sinzongera. Nire? Karame boss. Uza gusaba akazi muri kampani yanjye nta gushyizemo umugozi. Yego. Kubwira condition nsaba kugira ngo ntanga akazi. Nabwo wabyemeye nta gahato. Nibyo rwose. Ugomba no gukora uko ushoboye ibyo wiyemeje byose rero ukabitunganya kandi kugihe. Yego. Turumvikanye? Yego rwose nabyumvise boss. Mva mu maso. Yego. Genda ukore raporo atawirangije kandi unayinyoherereje. Yego boss. Hanyuma rero kandi ejo nzajya Gatako kureba inyubako twakoreramo igihe tuzaba dufunguye irindi shami. Kandi wibuke ko tuzajyana. Babo we. Hari umuntu ukomanga? Matata we. Ningewe Christina. Yese. Mwiriwe neza. Mwiriwe. Ese kuba wikingiranye mata? Ashwi. Hari hegetseho gusa. Bananga ko hagira unyinjira na simbimenye. Yego koko disi. Bashobora kwitwaza ko mfite ubumuga bwo kutabona bakanyubikira. Naduke nifitiye bakatujyana da. Na mahoro se Christine. Na mahoro. Numvise inkuru yuko ngoroguriye kwa mukuru wawe baraye barwanye. Mpita ngukoma hagatema ngo numve niba nawe atakwatatse dore ko agira amahane kubi. Wo kanyagwa wese. Nkuru nziza uriya rwose amaze kunanirana pe. Gusa njye ntabwo yangezeho. Kuko nubwo batabaje sinagiye mu batabaye. Bwari bwije igihe cyo kubyuka no gukabakaba inzira abatabara bari bagezeyo. Hewe nanjye sinabashije gutabara. Ariko abaturanyi bahosheje iyo mirwano bwakeye bayisoberamo. Ubwo rengerageje kunyurayo ngo ndebe ko na Maria n'urubyaro babaye amahoro nsanga harakinze. Niko kuza kukubaza. Yewe
Christine we ndakumva nta makuru arenzeho nanjye mfite ariko si ubwo se bya bindi byabo hari igishya ibyo kwa Nkurunziza bihora ari byacitse ariko se ubu nzakora iki koko yewe aba bantu rwose nagerageje kubunga nk'ushinzwe imibereho myiza muri aka gace kacu birananirana nteranya abayobozi bose bine Gatako Nkurunziza yemera ko agiye kwisubiraho none arongeye koko ese ubundi mu mubembereza mw'iki Christine nk'umuntu ushinzwe imibereho myiza mushyikiriza amategeko nta rubanza ruzakujyaho n'ukuri erega matata uko umuntu akosheje ntabwo aba ariko bagomba kujyanwa mu mategeko gusa buriya wasanga iriya myitwarire afite ifite inkomoko yayo urugero nko kugira ikibazo runaka ntubone uwo wisanzura aho ukibwira ukagenda ukabibika bikagera bikakwangiriza ubwonko ibyo se nabyo biravurwa ku buryo adafunzwe yazahinduka Christine cyane rwose kandi biciye mu biganiro ewe Christine ubwo ibyo bintu birashoboka koko birashoboka cyane ari ubwa mbere byumvise ra ariko urandeba iki wabyivugiriza aha bari banyemereye kuza kumumbariza ariko mbabarira mama we ngira ngo ahanga gato nkakarinda urugomo ariko ntibushobora kugabanya induru umuntu akirira mu mutuzo ukomera igishyimbo bwekwe ukomeza umwumbati bwekwe ntazibye nkiriraho ceka baba rero ayo magambo gusohoka mu kanwa nayo ubwayo ntiyatuma umira ngo bimanuke atari ukubera mwebwe se ngo mushaka kubwira mwahagurutse mukamusanga ariko amahoro agahinda muri urugo erega nta wundi niho Zahabu yashakaga kubwira ngo iki arashaka kumbwira iki biraba atari ukunyaka amafaranga niyo amakayi yanjye hafi ya yose yashize nta n'ikaramu mfite reka abahungu hanyuma se ukaba ubyukira icyo umara amazi n'isabune wakwicaye mu rugo uragenda ugaturama mu ishuri nta kayi nta n'ikaramu warangiza nawe ugataha ukaza uvuga ko uvuye kwiga siyo mpamvu se nyine abigusabye yabonaga bimutera sibaho nawe sinkavuga ngo nawe uvuga mva shaka nta mafaranga mfite urumva n'ibyo watangiranye byarashize icara ngaho utegereza umwaka urangire tukugurira andi ubu nta mafaranga nifitiye soni ariko mumpora iki koko niriya kosa data na mama basize babakoreye ku buryo mumfata uko mumfata kameze uko nguko ko ntari umwana usaba ibya mirenge ko rimwe babyeyi mfite kuki muntererana ko wankutsa uriga se uzamara iki dorokasi nabyaye wize na kaminuza ntaturamye aha hari akazi afite nta soni ariko ma ubundi kuki utambaye abahungu koko ndi kuzira ko mutabyaye abahungu rero tetwa nta soni niko sha ugiye kujya wiyakunshoboza ndavuze ngo mpagurukira mu nzu haguruka usohoke none vuba vuba kudasohoka uramusohora muri iri joro ngo arare hehe koko uramusohora ngo arare hehe ibyo biramureba nashaka rero ku gasozi nta soni hakubundi wenda nawe ukavuga sohoka are basi reka ryame uyu munsi siba karyamira igiti umva kandi wa mukobwa urwo rugi uri guhondagura umva naza nkarukura nkarugukubita mu mutwe nkagukurikiza isa na nyoko ntugire wiki koko se wirukanye mwishwa wawe Nkurunzi uramwirukanye yo Zahabu arirukanwe disi ubu se shenge ko nyiraruma mwirukanye aragana he muri iri joro tingisa wusura urwanga afitiye abanyagatako ruzamugwa amahoro nimuzacikwe n'igice cy'ubutaha aha reka nizere ko ikinamico utambagira utekanye abaryohe kandi nanizere ko burya mugenda mukuramo inyigisho zibafasha mu buzima bwanyu bwa buri munsi bamurimo. Shuti bakunze ibiganiro ejo rero turimo turagana ku musozo w'ikiganiro cya none aho cyagarutse ku myumvire abantu bafite mu gihe babonye abafunguye barangije igihano cyabo. Mu kiganiro ejo cya none twumvise bamwe mu bakoze ibyaha bakabihanirwa batubwiye ko bafite imbogamizi z'uko sosiyete nta cyizere ibagira n'ubwo bwose baba baragorowe bagahinduka bakagira imyitwarire itandukanye n'iya mbere y'uko bajyanwa kugororwa. Bakunzi bacu rero mutubwire ese ni iki gituma abantu bamwe batagirira icyizere abakoze ibyaha bakabihanirwa nyuma yo kurangiza ibihano baba barahawe? Muratwandikira munyuze kuri nimero yacu ariyo 0787581411 cyangwa se muratwandikira munyuze kuri nimero yindi ariyo 0728028232
ndetse kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram ndetse na Twitter yaje guhinduka X. Hose ni ukwandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe, ubundi udusangiza igitekerezo cyawe. Nshuti bakunze ikiganiro Ejo, rero tugeze ku musozo w'ikiganiro cya none. Mu nyemerere nshimire buri wese wagize uruhare kugira ngo iki kiganiro kitambuke, by'umwihariko Mizero Crespe wari ku buhanga bw'ibyuma, ndetse kandi na Nadine Uwamahoro wari uhagarariye iki kiganiro. Mwari kumwe nanjye Karina Patrick, naho utaha.